umushinga wo gusubiranya imisozi n'ibibaya no kubakira ubudahangarwa imidugudu yo mu cyaro ni umushinga ubundi twatangiye gukoraho gushyira mu bikorwa uno mwaka ndumva ari ukwezi gushize ukorera mu turere tubiri akarere ka Gakenke n'akarere ka Kirehe. Utu turere twombi ubundi wumvise uko tumeze Gakenke na Kirehe twose twibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere mu buryo butandukanye. Ubundi akarere ka Gakenke dushingiye ku miterere yako ni akarere mu bigaragara gafite imisozi miremire kandi imisozi miremire ikaba ihingwa, ibyo rero bigatuma cyane cyane bitera isuri. Mu mbogamizi dufite cyane iremereye akarere ka Gakenke ni ikibazo cy'isuri. Hari byinshi noneho byangirika cyane cyane nk'ibikorwa remezo kubera y'amazi amanuka akabarukana imbaraga nyinshi, noneho n'ibikorwa remezo bikahangirikira. Akarere ka Kirehe kari mu turere twibasirwa cyane n'ibikorwa by'amazi ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Bivuze ko rero hakenewe ko kuba kwinshi kw'izuba no kuba kwinshi kw'imvura hakeneyemo icyo twakwita nk'igipimo kibiringaniza. Ni iki gikorwa rero kirimo ibikorwa byo gutera ibiti kugira ngo haboneke imvura ikwiriye. Ni ibyo bikorwa byo kubungabunga imidugudu isanzwe ihari kugira ngo ibe imidugudu nayo ibungabunga ikirere, ari uburyo bwo gufata amazi. Iyo umushinga nawakiye neza cyane uje kumfashiriza abaturage kurwanya isuri. Ikindi twishimiye kutuvugururira amashyamba. Iyo imvura yabaye nyinshi tugira isuri. Iyo imvura yabaye nyinshi tugira abaturage bamwe bahura n'ibiza bagasenyerwa bakubaka bitunguranye. Twiteguye ko nta biza tuzongera kugira. Imvura igira gucya ikarwa ugasanga imisozi yatengutse yagiye, bityo ubutaka bukagenda buducika bugenda. Kandi iyo ibyo byabaye habaho n'impanuka ugasanga abantu bapfuye kubera iyo misozi itarwanijeho isuri. Umushinga rero kuba uje mu karere ka Gakenke uje kuba igisubizo ku bibazo nk'ibyo byari bibangamiye akarere, cyane cyane ku mirenge ibiri uwo mushinga uzakoreramo, waba umurenge wa Muzo n'umurenge wa Muyongwe. Turebye nk'umwaka wa 2016 umwaka wa 2020 twahuye n'ibiza bikomeye cyane cyane kandi byibasira iyo mirenge mvuze, kuko nka 2016 twabuze abantu 34 bikomotse ku biza. 2020 twabuze mu ijoro rimwe abantu 23, kandi ugasanga umurenge wa Muzo warahazahariye cyane kuko ariwo wabuze abantu benshi. Nk'ubu ngubu tugeze mu gihe cy'ihinga, utundi turere twatangiye guhinga ariko Kirehe ntituratangira kuko imvura ikiri nkeya. Icyambere urubyiruko ruzabonamo akazi, nirubonamo akazi babasha gukora indi mishinga, izindi business zababyarira inyungu. Icya kabiri bagomba kubigiramo uruhare runini by'umwihariko kuko ari bo Rwanda rw'ejo, kandi nibo bazaba ari bo bayobozi b'ejo hazaza, nibo bazaba bakora bino leta igenda itekereza abaturage kugira ngo umuturage abeho neza. Abagenerwabikorwa uwo mushinga uzabafasha mu buryo butandukanye. Muri iki gihe turimo dukora bya bikorwa nyirizina byo gukora imirwanyasuri, gutera ibiti, mbere na mbere turabitera mu mirima yabo bagenerwabikorwa, ariko tukabahemba n'amafaranga yo kugira ngo babikore. Nanone bazahabwa amatungo niba ari inka, ngo nyuma y'imyaka 2-3 se umuturage azaba afite umukamo, abana bafite amata yo kunywa, ndetse no gutunganya ibyakomotse ku musaruro tuzabigisha. Umaze kunguka ubumenyi, ariko noneho ukabona n'amafaranga akomoka kuri bya bindi wagurishije watunganyije. N'ubwo buryo abagenerwabikorwa bazagira inyungu iri direct kandi itanatinze ituruka muri uwo mushinga. Ni byiza rero ko uyu mushinga ugiye kudufasha muri ubwo buryo bwo kuturwaniriza isuri. Ibibazo nk'ibyo ngibyo ndumva ko bigiye kuzakemuka. Hanyuma mu gihe ibintu bizaba bimaze kugera ku musozo, igikwiye gukurikiraho ni ukubungabunga ayo mashyamba n'ibindi bikorwa byose bizaba byakozwe, tukafatanyiriza hamwe kubibungabunga kugira ngo bigire umutekano
kandi bibashe gukomeza kuzamuka bitera imbere. Urubyiruko rwacu uyu mushinga ni nk'aho ugiye kururaga ahantu heza n'ikintu kizabagira akamaro n'abazarukomokaho. Nabashishikariza kugira ngo bitabire uyu mushinga, kujya kwakamo akazi bibonemo kandi babone yuko ari bo ufitiye akamaro cyane cyane kurusha n'abantu barimo gusaza. Icy'ingenzi mbona ni uko abaturage bagomba kubanza bakumva umushinga nyirizina, bamara kuwumva igikurikiyeho cya kabiri ni ukubungabunga ibyamaze kugerwaho. Niba ari ibiti byatewe tukamenya ko tugomba kubungabunga icyo giti kugira ngo kitagira gute kitongera kwangirika. Ubwo wagera kuri icyo gishanga nacyo tukamenya ko niba kubera ko ari umugezi ukozwe n'amakorosi, hari ahantu bashobora kuzasaturamo kabiri, buri ufite aho hantu akabyumva neza, akabyumva ko batitaye ngo ni mu butaka bwa kanaka bagomba gusatura kugira ngo umugezi wongere usubire mu nzira nziza, mbese abaturage bakabyumva nta zindi mbogamizi zibayeho. Umugano wantwara metero 2 hagasigara metero 45 cyangwa 48, icyo byabintwaye. Nk'umuturage utabyumva tugomba kumushishikariza akamaro k'uwo mugano, umuntu akanamusobanurira icyo uwo mugano umara imbere y'amazi y'inkombe z'umugezi, kuko uwo muturage natanabyumva azabona igihombo. Nk'abantu cyane cyane bafite ubutaka utabyitayeho ngo bikurikirane uza kubona igihombo. Ngewe wateye wa mugano ejo bundi muri ya myaka runaka uzasanga ubutaka bwanjye bucyuzuye ariko ubwawe bwararangije kugira ute kuvaho bwaragiye. Kubera ihindagurika ry'ikirere twagiye tugira rigiye kongera wenda ikirere cyacu cyongere kibe cyiza, tukaba twishimiye rwose ko mu karere kacu ka Kirehe hagiye kuba impinduka, kuko twagiraga ikibazo cyo kutabona imvura kubera amashyamba make, ariko aya mashyamba agiye guterwa, aya matarasi agiye gukorwa, ibyo byose bigiye kubungabungirwa umutekano. Impinduka izaba ari nyinshi cyane, nta suri izaba ikirimo kubera ko hazaba harimo imirwanyasuri, bya biti bitaye ku mirwanyasuri, urumva ubutaka buzaba bwarasubiranye umwimerere wabwo. Noneho umuhinzi nahinga ntabwo azongera kurumbya kubera ko buzaba bwaragiyemo amafumbire kandi atarajyanywe n'indoha. Uyu mushinga waje ari igisubizo cy'umuryango muri rusange, ariko umugore abigizemo uruhare. Iyo tuvuze imihindagurikire y'ibihe byanze bikunze igira ingaruka nyinshi ku mugore. Ese iyo isuri hari y'amashyamba adahari, umugore abigiramo izihe ngaruka? Ese iyo umugore yagize ingaruka umuryango bihomberamo gute? Ibyo byose rero kuba uyu munsi icyambere cyo dufite amahirwe y'uko mugiye gutanga akazi ku bantu benshi, kandi dufite umubare w'abagore badafite ubushobozi, kandi bwa bukene mu muryango nazo ni intandaro zo kuzana amakimbirane mu miryango. Abagore bagiye kuhungukira kubera ko bagiye kubonamo akazi, hanyuma bibafashe mu iterambere ry'imibereho n'ubukungu muri rusange. Muri iyi myaka tugiye kumarana dukorana na 6, ikirere cya Kirehe kizaba kimaze gufata icyo abantu bakunda kwita ngo ni ritme cyangwa se injyana ya nyayo, mu kugira ngo tubone imvura ihagije, ariko n'izuba niriva bigiye kutugiraho ingaruka. Tukaba dutegereje igisubizo icya mbere kuri iyo misozi ihanamye, kuyibungabunga kugira ngo iterweho ibiti, amashyamba, noneho na gahunda yo kurwanya isuri, hacukurwa amaterasi yaba indinganire ndetse n'ayikora. Ibyo ngibyo bikazatuma ubutaka noneho bubungabungwa. Uretse no kubungabunga ubutaka, dutegereje n'umusaruro uzazamuka, kuko iyo harwanijwe isuri ni umwanzi w'ubutaka. Iyo isuri irwanijwe rero igisubizo kiba kibonetse, umusaruro uriyongera. Noneho ngira ngo n'ibindi bikorwa remezo noneho byangirikaga kubera amazi amanuka ari menshi, icyo gihe nahagarikwa, nabyo bikorwa remezo bizabungwabungwa, birimo noneho cyane cyane nk'imigezi ihegereye, nko mu murenge wa Muyongwe hari umugezi wa Cyacika ugenda ufata intera ndende kubera amazi amanuka ari menshi, ariko numara kubungwabungwa ugaterwaho imigano n'ibindi biti cyangwa ibyatsi bifata amazi, ubwo abaturage bazaba babonye igisubizo kuko imirima yabo itazongera kugenda. Nyuma y'imyaka 6 ahantu hatewe ibiti biba bimaze kurenga metero 3 mu myaka 6. Ubwo nawe urumva ahantu hasaga nk'ubutayu, reka mfate wenda nka Kirehe kuko niho uhita ubibona neza, cyane cyane mu zuba bizaba bitagisa gutyo. Ahantu hamanukaga isuri ikabije bizaba bitagihari kuko ya materasi azaba yafashe, ibyatsi twahateye bizaba byaramaze gufata ubutaka, ya suri twabonaga izaba yagabanutse. Ahantu twabonaga ibikorwa remezo bitwarwa cyangwa se ingo z'abantu, ibyo ntabwo tuzaba tukibibona
kuko abantu bazaba batuzwe neza muri wa mudugudu. Abayobozi b'uturere n'imirenge n'utugari aho iyo mirimo ikorerwa, icyo tubasaba ni ugukurikirana, ni ukumenya niba hari rwiyemezamirimo waje kuhakorera. Urugero ashobora kuba yaje mu gahunda yo gutera ibiti, yabiteye koko, yabikurikiranye, cyangwa mbikiyeho hari umuntu wabiragiye ihene, inka se, singire icyo mbikoraho. Twese twakoze ibyo tugomba gukora, icyo Rema igomba gukora ikagikora, icyo abayobozi ku nzego z'ibanze bagomba gukora bakagikora, n'abagenerwabikorwa. Ya myaka 6 izarangira impinduka igaragara.